simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Iyi ni promosiyo ikirenga aho harimo gutsindira amazu, amafaranga, harimo gutsindira airtime. Ubu ngubu mubona twicaye mu modoka, umunyamahirwe w'inzu ya mbere yabonetse uno munsi akaba ari umudamu witwa Noelline, atuye Kabeza. Twahagurutse tuva kuri Airtel tujya kumuzana mu rugo iwe, akaba akora mu kigo IPRC Kicukiro, naho turahanyuze tujya kureba abakozi bakorana. Ahanga turi mu modoka turi kwerekeza ku cyicaro gikuru cya Airtel, aho dutwaye Noelline akakirwa n'abayobozi ba Airtel, hanyuma tugakomerezaho tujya Kinyinya kumwereka aho inzu ye yubatse, tukanamushyikiriza ifunguzo. Dukomereje kuri Airtel. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga Airtel joni kirenga numera z'umwaka. Airtel ishimisha abaye cyane mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi. Amazu 8 mu byumweru 8 yose yubatse Kigali. Ibi byo ni kirenga. Gura inite, koresha interineti, koresha Airtel Money, ukirenga. Dore promosi iryoshye, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Congratulations, you have been a very valuable customer for us, and this is our gesture to reward you or to give you support that you have been giving us for the long time. Promotion ikirenga uno munsi tukaba twabashije kubona umunyamahirwe wa mbere wegukanye inzu mu mazu 8 yose yubatse mu mujyi wa Kigali. Uwo munyamahirwe muramubona hano yitwa Noelline. Noelline tukaba tugiye kumutwara ahangaha, twamugereje kuri Airtel tumuhereza icyo nakwita nk'ibishusho cyangwa se nk'ishusho imwereka icyo yatsindiye, ariko kano kanya tukaba tugiye noneho kumujyana ku nzu nyirizina agahabwa urufunguzo nyarwo. Ni ikirenga yewe we, amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga Airtel joni kirenga. Promotion ikirenga irakomeje, aho dukomeje twerekeza ku nzu. Ahangaha turi kumwe na King James. King James niwe waduhaye indirimbo igira iti ni ikirenga. Urabona ute kano kanya bigiye kugenda bite? Ni ibintu bishyushye cyane ko aribwo tugiye gutanga inzu ya mbere nka Airtel. So navuga ko ari ibintu bishyushye cyane, nekereza ko abantu baraza kwishima, nawe araza kwishima, niwe dutegereje ahangaha. Urakoze cyane, ndabona na nyiri inzu nawe ashobora kuba hageze akava mu nzira, arangajwe imbere n'amamoto meza cyane, bambaye amajire meza cyane atandukanye n'ay'abandi ya Airtel. Ahangaha tuje kwizihiza umunsi mwiza cyane wa promotion ikirenga. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga Airtel joni kirenga numera z'umwaka. Airtel ishimisha abaye cyane mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi. Amazu 8 mu byumweru 8 yose yubatse Kigali. Ibi byo ni kirenga. Gura inite, koresha interineti, koresha Airtel Money, ukirenga. Dore promosi iryoshye, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga. Ibi byo ni kirenga. Numera z'umwaka. Airtel ishimisha abaye cyane mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru
hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi. ni ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.